Leave it on the floor, baby magical. Asante sana. Baby, you love, guys, bayita Sherie Silver Foundation. Iyi ni umukobwa w'umunyarwandakazi wibera mu Bwongereza. Dore umusibe ejo buri yaravanye abana mu Bwongereza guperforminga mu Gatuba bari bafiteyo. Dore abayaciye muri Niger akamanuka n'umuhanzi w'umusitari Adekunle God, umugabo wa sima. Ndabwiye guys, ikintu bita kandi si Adekunle God wenyine, kuko urabizi n'abahanzi hano mu Rwanda barahahora ba Chris is the Ben. Dore jonde mu cyumweru gishize na misigaro yari ahari arimo baraperforminga bita niyo ndirimbo kabisa. Ubwo yateguraga gukorana indirimbo nshya no bita Israel Mbonye. Rwanda ikintu bita entertainment kimaze gufata urundi rwego. Uyu Sherie Silver ubu niwe munyarwandakazi ushobora kuba ufite ikibumbano mu Bwongereza hari Londres. Abanyafrika bumve ngo bamaze kugafata kuri rwa rwego kabisa, ushobora kuvuga ati aho none nanjye ndemeye pe. Sherie Silver Foundation, ino foundation ye yayishinze mu buryo bwo guteza umuziki nyarwanda imbere, kuko ubu ngubu na ya afroga ko ya element ejo nende kubabwira, ubu ngubu nawe aba bana be barayikora. Ndakubwiye ngama Sherie Silver Foundation, uyu mukobwa ntabwo asanzwe, waba wemera cyangwa utemera, kuko ujya ubona ko abashoramari bakomeje kuza mu Rwanda bashora ikintu bita entertainment amafaranga. Nk'uriya mugabo washinze Mariox Kid, bwari uburyo bwo kugira berekane ko mu Rwanda hari impano zigiye zitandukanye. Hano ni ku mukundanye rero, nk'uko dukomeje ni kubiganira amakuru entertainment mashya. Leave it on the floor, baby magical. Asante sana. Arambada, if you give me reason, mama. Can the cost of living bongo? Sing is believing bongo. Baby, you love, baby, you love.